mugahita mujya mu cyumba mugaswerana. Kumuswera rero si ukumucumita gusa, ahubwo umuswera unamunyaza, ukajya umucumita, umara kumucumita ukamunyaza, ukamuhinduza amaposteri. Uriya guswera umugore ntabwo agakora ngo posteri ngo mube ngo muryamye gusa, no, umukoresha k'inyuma mugakora posteri zose ziba zishoboka. Mba munabishaka mumbwire nsibereke. Nukuvuga ngo rero mwokagira Imana mwe, yaba ari umugabo ntukajya urisha umugore igituba ijya kwetuza geste, yaba ari nyine ari umugore na ntukajya urisha umugabo imboro rwose yakoze utwo tu geste rwose nawe ubona ko ashaka igituba. Rero uyu ni wa mwanya tubagize ibiganiro bijyanye no guswerana cyangwa se no gucumitana mu gihe cya nyacyo, mugaswerana neza kandi nukuri ukaryoherwa mugabo cyangwa se we mugore ukaryoherwa kandi bikagenda neza. Uyu munsi rero we mukobwa cyangwa se we mugore tugiye kukwigisha uburyo ushobora guswerana n'umusheri wawe cyangwa se n'umugabo wawe, ariko uburyo mushobora guswerana ariko uburyo waba wabanje kumwitwaraho kugira ngo abashe kubona ko ubishaka. Nyine mbashije kubivuga nyine wenda mu ncamake cyangwa se nyine mu mvugo yumvikana uburyo wabasha kumukurura, ushaka kumukurura kugira ngo nawe abashe kubona yuko uri gushaka yuko muswerana. Hanyuma rero dore ikintu cya mbere ushaka gukora cyo kumukurura, ni ukuvuga ngo wenda tuvuge mwirirwanye mu rugo, nyine ushaka ko muswerana, yego wenda nawe arabishaka, ariko buriya abagabo badakunda kubyerekana, kandi burangiye numva abakobwa bavuga ngo njye sungo nayimwereka gute. Hanyuma rero nanjye niyo mpamvu ndahangaha kugira ngo mbikwereke, kugira ngo umushyukwe utazakwica kandi mparimba ndahangaha kugira ngo mbikwereke. Twagiye rero, urabona iyo wirirwanye n'umugore wawe mu rugo nyine cyangwa se n'umugabo wawe, cyangwa se wagiye gusura shira wamwirirwanye, kandi uri umukobwa cyangwa se uri umugore ushaka ko muswerana ariko wabuze aho muhera, no. Ni ukuvuga ngo rero impamvu ndahangana kugira ngo mbwire we mugabo, mbwire nawe mukobwa, mbwire nawe musore, mbwire nawe mugore. Ni ukuvuga ngo rero twagiye, ni ukuvuga ngo rero urabona iyo ugiye guswerana n'umugore wawe cyangwa se n'umushiri wawe, we ku mukobwa cyangwa se we ku mugore, kuvuga ngo rero dore ibintu byatuma ushaka kumukurura. Twemiriwe mu rugo ashyizemo akazi ki, urabanza ukamumasira gutya, mushaka ko mbereka se na example, okay, nako nabyo nta nibirenze. Kuvuga ngo rero mundebe neza mwitonze ko ndahanga kugira ngo mbigishe utazicwa n'umushyukwe, kandi mba mpari kugira ngo nkwigishe. Kuvuga ngo rero nimba ari umugabo wawe ashyiramo akazi ki, ukabanza ukamumansurira, ugahera hasi ukajya umanuka ukamansura nyine, uburyo nyine nawe abona yuko uri muri mood nyine, ukajya umansura ukazunguza ikibuno, ukajya nyine umwereka ikintu cyose gishaka kubona yuko ushaka guswerana. Nyine wenda ukajya umwirebeshwa icyoroshye, yajya kora nyine ukamwicira akajisho. Aho ngaho rero iyo ari umugabo ushona cyangwa se ari umusore ushona nyine nanjye bigeze kuri iyi ngingo wallahi mpita numva mbishatse, ahubwo nuri nanjye waza ukanswera nta nibirenze. Ni ukuvuga ngo rero aho ngaho iyo ari umugabo ushona cyangwa se umusore ushona, atabona kugishaka byahatari, uniragata yumva yakifuza kuyiguha. Ariko yenda kuvuga ibi ngibi ntago mba ndi kubwira abakobwa gusa, mba ndi kubwira n'abasore, ku buryo we wa musore cyangwa se we wa mugabo nubona umugore ari gukora ibintu atarasanzwe akora, cyangwa se umushiri wawe ari gukora ibintu atarasanzwe akora, uzamenye ko nyine ari kwishaka. Hanyuma rero we mugabo cyangwa se umusore ubonye byagenza gutyo, cyangwa bikunda umugore wawe abashaka imboro, kuko akora ikintu cyose gituma nyine wabasha kuyimuha nyine abayishaka. Kuvuga ngo rero nawe utangira ukamwataka, nimba ari kubyina nawe ugatangira nyine ukamusundisha, mukajya mumanuka mukagera hasi, mukajya mukazamuka, hama kumusundisha ukajya ukora ku gituba, ugakora ku mabere, ukamuhindukiza, ukamusoma, ugakora mu matwi. Noneho ko umugabo
kuko umugore aba yabishatse cyangwa se sheri wawe w'umukobwa aba yabishatse ewana nawe none kiza kuba ko yashatse none aranirekura byatari aho ukoze hose ukabona nta kibazo ukamusoma ukamukora ku gituba bafite n'imishini ukayikurura ewana ukajya umurigata mu matwi ugakora ugakora ahantu hose handi ewana ukumva ko umugore none umugore cyangwa se umushiri wawe watangira gusara mutaranabikora none ukajya ubona yasazataka kuvuga ati cyakoza cyo hanyuma rero aho ngaho nyine aba yashyuka agahita gukurura cyangwa se ukamukurura mukajya mu cyumba cyangwa se mukajya mu ntebe biterwa n'aho mushaka gusweranira undi rero ugahita umwata kukamuswera igituba ewana ukagiswera ukajya ugicumita ukanakinyaza ariko umva ko nyine kabitera aba ari umugore ko niwe uba watangiye uri kubishaka utangira nyine umumansurira kurana beretse ariko nanone hari abagabo badakunda kuba mansurira cyangwa se ibyo bintu abatabikuziho cyane cyane reka tuvuge nko ku bantu nyine bo mu cyaro n'urugero uriya rero buriya abantu bo mu cyaro akenshi na kenshi ibintu byo kumansura baba batazi ibyo ari byo ariko nabo bakaba bafite utuntu tw'utujensite nyine tugaragaza yuko bashaka guswerana aho ngaho tuvuge n'urugero wenda tuvuge abantu bo mu cyaro bakunda nyine wenda kuba bagiye guhinga mbese ntabwo bakunda gukaza ibintu ubundi niba nabonye boroshye ubuzima n'abantu bo mu cyaro wenda tuvuge hari ukuntu nyine umugore n'umugabo bajyana guhinga ariko bitewe n'uko wenda umugore afite utundi turimo tuvuge abantu bagiye guhinga saa 8 cyangwa saa 7 baba bahinguye n'urugero ariko buriya byanga bikunda akenshi na kenshi umugore akunda guhingura mbere y'umugabo umugabo wenda agasigara ahingana n'abakozi umugore akajya mu rugo akagenda agateka akitera amazi tuvuge rero nyine wenda umugore yageze mu rugo atetse ibiryo azi kukunda hanyuma umugabo nawe arahinguye hanyuma rero wa mugabo we ikintu kizakubwira yuko nyine uwo mugore wawe ashaka ko mucumita cyangwa se ashaka ko muswera uwo mugore wawe rero atangiye kukwereka utuntu tudasanzwe ntabwo azakumansurira kuko ibintu byo kumansura niyo yaba abizi ntabwo yabikora buraba no mu cyaro inshuro nyinshi baba basa nk'aho bakigira umuco nyine namwe murabyumva ako nyine akakwereka utuntu dushaka yuko muswerana akajyaza wenda akavuga mugabo mwiza urananiwe ngo utegurire amazi akayagutegurira uzi ko none maze nijye mujyana koga kandi yari yoze mukajyana koga ariko ukabona umugore ntagatuje hanyuma rero akajyaza nyine akakwikoreshwaho ukabona ahantu hose ugiye nyine wenda arakwegereye ndabizi no mu cyaro bakunda gukora nyine urwagwa kumwe bakora urwagwa kuna kuzana urwagwa mu gacuma bitari bisanzwe ukabona akakubwira sheti tujye kuryama kandi atarasanzwe aryama ku manywa rero nawe wamugana unabigenze gutyo uzavuga ati umugore wanjye ashaka yuko muswera reka muswere koko nk'uko abishaka hanyuma rero ubwo rero iyo mugiye kuryama none mureke izindi story rero iyo bagiye guswerana rero akenshi na kenshi baba bafite abana basa nk'ari bakabwasha nyine mugiye gukina nimwangiye kugaruka hano aho ngaho rero uyubona umugore atangiye kwirukana abana cyangwa akabwira ati ngo mujye kuryama cyangwa wenda akabwira ati oya akabwira ati simbashaka mujye kwahira cyangwa se mujye gutashya aho ngaho rero abantu umugore aba yeshatse byatari hanyuma gatatangira kwirukana abana bamwe bakajya kuvoma abandi bakajya kuragira hanyuma n'ubundi namwe rero mugasigara mu gikorwa nyine mugasigara muswerana mugahita mujya mu cyumba nyine ukajya ubona arimo arakwikora utuntu tudasanzwe ubundi mwese nyine nawe ndabyumva mwese mugahita mujya muri mudo guswerana hanyuma ukamuswera ariko ushanga abagore mu cyaro ngo babanyara yewe umva gusa mubare kuri kuba nange ntabeshye ndikumva nabishatse pe ndikumva nabishatse ariko nange subana nange kino kigani kirangira nange natangiye gushaka umujya kumena vidanje ndakazwe ni ukuvuga ngo rero nyine mugahita mujya mu cyumba mugaswerana kumuswera rero si ukumucumita gusa ahubwo umuswera unamunyaza ukajya umucumita umara kumucumita ukamunyaza ukamuhinduza amaposteri uriya guswera umugore ntabwo agukora ngo posteri ngo mube ngo muryamye gusa no umukoresha k'inyuma mugakora posteri zose ziba zishoboka
mba munabishaka mumbwire nsibere. Tuvuye ku mugore tugiye no ku mugabo, hanyuma nawe ukuntu nyine nawe bigenda. Buriya rero umugabo nawe akora ibintu bidasanzwe nyine iyo ashaka igituba. Ukuvuga ngo rero muri cyagiye wenda tuvuge ni umugabo wawe araje ukajya kubona we mwicaranye ukajya kubona uko nakwandikiye aka message we kandi mwicaranye ngushira ngo nukuri ngo ndagukumbuye ngo none se ngo mugore mwiza bimeze bite, ibiryo se byahiye mugore mwiza watetse iki, nyine ukajya wumva arimo kubeshwa utuntu tudasobanutse, kumva atangiye kuvuga ngo ndagukunda we nkaho wajya ngo n'ubwa mbere muhuye. Ariko biriya bintu Imana biremye abishyizemo ubuhanga. Gusa munyihangane nanjye ndikuma mbishaka akunda aza kubikora. Wana niba ngombwa ngenda nayigura kugira ngo mubone ko ngenda iseriye. Hanyuma rero no kuvuga ngo rero nyine umugabo akaza ukabona ari kukwiyeshwa udukeya twa hato na hato, waco agakubita ku kibuno agakubita agashyi kandi bitari bisanzwe. Aho ngaho rero yiri umugore cyase umukobwa ubona ko nyine yabishatse, nyine waba uri nko mu gikoni akagusangamo akajya kwikoreshwaho akakwiyambirishwa akakwibwishwa shirinda gukumbuye we none nka wagira ngo ntimubana shabiransa buriya rero ngiye mureke mbe story nyine baro biba byansekeje ako nyine nakundi tuba nyine Imana bishizo nibizi nyine ukana hari mara kwiyenzaho hano hose tuvuge nibigiye gutegura ibiryo ku meza no akajya kuzana amasahane ukabona kakwitaho byatari nuko tuzi ko twebwe umugore ari utanga ke akarura umugabo kajya kubona akabona wa mugabo nyine akari uri kukweshwa dokeya akajya kwarurira akakurisha nyine akagutamika suri bumva we nembizo mu Kinyarwanda kidasobanutse nyine akajya gutamika kandi bitari bisanzwe rwose n'ukuri mwabagore mwe cyangwa se mwabakobwa mwe mwige uko bigenda mumenye uko uwo mugabo abashaka igituba cyangwa ashaka guswera. Rero niyo hahandi nuba utabibonye cyangwa utari gushona akajya kwiswera handi hanze ntuzamurenganye ngende kukubwira uburyo impamvu mananga ntago mba nshaka ngo ingo zisenyuke cyangwa se nimba muri abashinga umushwane ntago byo nshaka. Ndikukubwira tugeste twose wabona yuko umugabo washaka igituba cyangwa se umugore washaka imboro. Ubango rero ibyo ngibyo ubona bibaye mukajya mu buriri ukabona mara kweshwa dukeya nyine nawe tumwegera nyine ukubona kashaka umuswerana mugakura za karisa zose nababwiye zo gukora ku mabere gusisanya gukora ku gituba ugakora ku mishino ewana ubundi ukamugatangira guswerana ko kukamuswera kandi kumuswera nongera mbibibutsa kumuswera ntabwo ari ukumucumita gusa ahubwo uranamunyaza hanyuma wamara kumunyaza ukajya unamucumita ubundi ewana umugore agasara akavuga ati shiri naho ngaho kuburyo ewana umva umugore uramurongora nawe akakugejeje akaguswera mwese mugaswerana ibintu bikagenda neza. Nsoza kuri iki kiganiro cyacu mbibutse yuko ibi bintu byo guswerana no gucumitana rwose kwanza nibona bwira mwebwe mwigira barokorega barokore simbanse ariko hari ahantu nta burokore buhaba rwose n'ukuri abantu basenga baraswerana y'abapagani baraswerana ingere zose ziraswerana kandi guswerana nibyo kandi biranaryoha. Nukuvuga ngo rero mwokagira Imana mwe yaba ari umugabo ntukajye urisha umugore igituba ijya kwetiza geste yaba ari nyine ari umugore na ntukajye urisha umugabo imboro rwose yakoze utwo tu geste rwose nawe ubona ko ashaka igituba yaba ari umugore yakoze utwo tu geste ubona ko yashatse imboro rwose n'ukuri mujye mubihuza muswerane nibona yabishatse ubimufashemo utamugoye muswerane mbibutsa gukanda subscribe comment like and share hanyuma ibintu bundi dutwika dusaza Afrika bundi mbese niyo gahunda mvugira ngo hejuru hanyuma rero sawa rero ngaho ikiganiro cyacu natugisoreje ciao ciao.